Eme amakuru. Meza. Twaturutse papa aratuguze. Natwe yaguze. Uradukunda se ubundi? Kubera iki se udukunda? Nuko dutuma mba mwiza. Uruneze undi uri mubi. Batwita uduki? Udutiro. Yego. Rabero. Yego. Urashaka kuzajya twisiga nawe. None se kuki umushaka abantu batwisiga ubona atari abantu bakuru? Bakuru. None se kuki ushaka kutwisiga kandi wowe ukiri mutoya? Byango ndebe nanjye niba twambera. Twakubera. Ikintu binyibukije. Mama yaranyonyeje pe. Ariko hari icyo atamariye. Nukuri? Nk'iki yatakumariye, yarakonyeje ariko ari icyo atakumariye. None se nyiri ruhinja yaranyonyeje. Ariko aho ngeze aha ibyo nagakeneye sinabibona kuri we. Nibihe bintu ukenera kuri mama utabona rero sasa? Ndaza kureba aho najyaga mpagarara ndebe ko ari akaruka yongereyeho nka santimetero ariko nageraga kuri iki gipata ariko ndebe ko ari nk'akaruka ujye kongera urebe se ko ndebe ko hari akantu yongereyeho kubera ubu nta kantu karenga hora wapuka ukiyongereyeho warirenzeho kano karahagije rero nimara gukubita ku muceri no ku cyayi ubundi yaje ameze nk'umuturage w'uburyo ajunja ntago kone se birakora noneho ayagenda gajunjamye ariko arangije amaze kujya yisiga utero ku maso kugira ngo atambuka ajya kugenda ajya gukora ngo naratanyanga mama we yewe we wadingise hindukira abanareba arabinyuma intoki wadingise yewe mama we ngo nyine bagaragare neza. Mbasuze kandi mbashimire mwese mudukurikira nakanya keza tuba twongeye kugira ngo twongere kugira amahirwe yo kubana namwe bibutse ko gahunda zacu zirakomeje kuri kamera ndi kumwe na Eric nanjye ndi Alepasi yo kwizera nyuma yuko haraciyemo akanya tutahari n'umuryango umwe utuzanye ahangaha mbibutse ko mu minsi yashize nibwo turi muri kano gace hari umugabo ufite ubumuga bw'ugufi bukabije niko babivuga witwa Gasongo niryo zina yamenyereweho n'abantu benshi cyane n'amateka yabayemo n'amateka y'ubuzima yaciyemo. Witeka Mana turagushimiye kuri Mana yo kwiringirwa. Witeka Mana waradukujije tugeza ahangaha duhumeka umwuka w'abazima. Witeka Mana igihugu cyacu ukirinde kandi natwe uturinde. Witeka Mana abantu bose barimo ubarinde. Mwami Mana turagushimiye kuri uyu mwanya duhagaze ahangaha tukiri bazima. Witeka dore turi ahangaha uko dukuze tungana gutyo ariko ukomeza kuturinda. Witeka mwami wacu dore turi ahangaha ariko tungana dore uduhe ubwenge uduhe gusenga uduhe ubwenge bwinshi Mana yacu turagushimiye amen. Haze n'ubu dore ntabwo bapfa kubamenya kandi ntaho bashingiye ngira no babonye ishingiro nta wabamda bafite umucyo rwose ejo baratenye kubera ngo bajye bisiga twatuntu twano ndavuga ati nyoko yaratwisize baramutwara nabwo bigiye kubitangira wari ugiye kutukura rwishwa ndatujugunye naratujugunye n'uwo watangije igitekerezo turubigira mwiza yaratangiye kugira ngo ajye agira ngo nyina yamaze kubona agafaranga atajya kuryamisha ingohe na gitari asigaho twatuntu n'amapisto akajya agenda avuga ngo wagira ngo wayiremye ntushaka unatambuka utwere ko yagendaga dore ubundi yaje ameze nk'umuturage w'uburyo ajunja ntago kone se birakora noneho ayagenda gajunjamye ariko arangije amaze kujya yisiga utero ku maso kugira ngo atambuka ajya kugenda ajya gukora ngo naratanyanga mama we yewe we wadingise hindukira abanareba arabinyuma intoki wadingise yewe mama we ngo nyine bagaragare neza. Uyu munsi rero twongeye twagarutse ahangaha ubwo twaganiraga mu minsi yashize ngira ngo twagiranye ikiganiro kirambuye cyagarutse ku buzima bwe ko bwari buhagaze nyuma yuko tuganiriye rero abantu batandukanye badukurikira bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye kuri buno buzima bari babayemo ni nayo mpamvu uyu munsi hari umwe muri bo wishimiye kuvuga ati reka ngire icyo nsangira n'uyu muryango mu rwego rwo kugira ngo mve ko atari bonyine n'ubufasha butandukanye buri mu byo kurya ndetse
n'izindi nkunga zigiye kuza zibiherekeje kugira ngo byose bize kugenda neza. Ndabasaba mubane natwe kugira ngo muze kureba byose uko bimeze, ariko mbibutsa ko ibitekerezo byanyu ni inyamibwa. Mwibuke mukore subscribe, kandi aho dukurikiye uri wibuke gutanga igitekerezo cyawe uko twajya tubagezaho ibiganiro kugira ngo gahunda zigende neza. Namwe mwese aho muri hatandukanye, ibi biganiro bikomeze kubabera inyigisho kandi bikomeze no kugenda bifasha kugira byinshi cyane mugenda muhindukaho, ndetse n'ibyo mugenda muhindura mu mibereho n'imibanire y'abandi. Nuko rero tujye gutangira kino kiganiro, reka tubanze dufata kandi tugere mu rugo nk'uko tuba twabasuye. Tuba tugomba gufata n'akanya kugira ngo tugire ibyo dusangira nabo mu buryo buba butandukanye. Nkuko nababwiraga, tugeze hano mu rugo kwa Gasongo. Gasongo, muraho neza? Muraho. Reka turamukaye. Amakuru se meza ni meza. Arya ngo yitwa Manuel. Uraho mamaga umukobwa. Wowe undi sari yagiye ku ishuri? Yagiye kwiga. Ese Tano turaza kubyina umudiho gutera. Uyu nguyu arabyina akanivugiriza ngo. Icyari mwe. Yesu igirego guso rero twaje twagusubishize twari turi ahangaha. Twaganiye byinshi cyane. Hari umuntu umwe washatse ko umugira bike musangira muri byo afite, yakoze ku mutima n'ubuhamya bw'ubuzima ubayemo, abana ko n'umufasha wawe byagenze byose arabyumva. Aravuga ati uyu munsi reka nsangire na Gasongo. Niyo munsi rero twaje ahangaha. Si ibi byonyine, hari n'ibindi bibiherekeje. By'umwihariko niyo mpamvu turi ahangaha, twizere ko byose biraza kugenda neza. Tuzana gato ariko twicare dututa. Gasongo we, hako ndabona umeze neza. Ndaho rwose. Imico ni imico. Telefone nayo narayiguze ariko karame. Hari abantu basuhuze rwose bagukurikiye hariya. Ndabashubuje rwose mugira amahoro. Kandi ndanabashimye, ndishimye cyane. Nukuri urishimye cyane? Ndishimye cyane. Rero Gasongo, nukuri turishimye ko watwakiriye. Ariko ndabona uri hagati urakikijwe. Arya ngo ndi mwana agiye ku ishuri? Undi yagiye ku ishuri yiga Gatagara. Cane twiganire nta munsi warwe. Imana yakwibutse rega. Uzi ko ibintu bimeze. Gasongo rero dore twaraganiye. Abantu baravuga ati aba bantu mu by'ukuri barababaye koko pe. Kandi nibyo biranagaragara. Babaye n'intwari. Ntitugaruka mu mateka y'ibyahise. Uyu munsi yenda turaza gushimangira ibyo tubona imbere. Urabona hano imbere yawe hari ikintu uri murabona. Umuntu yavuze ati uyu muryango bitewe n'imibereho n'ubuzima nawubonyemo, reka ngire gitoya nkora kiraza kugira icyo kibereka ko Imana iri kumwe nabo. Sibyo ko atari bonyine. Niyo mpamvu turi ahangaha. Ariko hari abantu bagiye gukubona bwa mbere, ni byiza ko tubanza tukibwirana Gasongo. Twibutse amazina yawe, twibutse ndabona nakikijwe nabo bagire gutya bivuye kugira ngo ibintu bigende neza. Amazina agenda twasenge Imana France. Ariko bakampimba Gasongo. Sigo barikuye hehe? Jewe bitangize Gasongo yanjye sinyamenye. Ningo Gasongo niryo nkunda cyane kuko mba numva bimarafor. Biguha ramfor. Kumva ko numva ko nta n'ikibazo mfite. Ramfor n'abantu bose duhuye barebare bahamagara bazina. Reka da. Ubu nanjye amagararo nyite bazi. Uri bazina nyine. Dusuze babazina bawe bose. Babazina bose bakomere. Aba n'abana bawe. Tubibutse abantu dukurikiye ufite abana batatu. Hari uko yenda byagenze turaskubigaruka muri makeya. Yitwa Manuel. Niyo nkuru Emmanuel. Afite imyaka ingahe? Yavutse muri 2004. 2006 ni wawe. Okay, ubu yakuze yagiye da. 2006 sura yive. 2006 n'uyu. Reka twibwirire. Bimeze bite radi? Neza neza. Amazina hari twibutse. Kusenga Emerance. Byuka we. Bakwita byuka hano. Yego. Ni ibintu akananye narashaje koko. Nanjye yavukiye imyaka nzi nibwo. Ni 2009 ubwo nanjye narabyibagiwe. Ufite imyaka yavutse biza 2010. Wowe ubwo si nguyu ntiyavutse za 2014 ahubwo. Uyu niwe mukuru kuri uyu. Oya. Uyu niwe mukuru kuri uyu. Uyu ni 2006. Ewe ni 2006. Ehe.
uyu 2009 ubu 14 arayifite reka da arayifite umeze neza cyane harya wandi mukuru yavutse afite imyaka ingahe wa wundi yavutse 2002 yitwa Maniraharine ubu se ku ishuri wabashije kubona ukuntu ajyayo ko twumvaga ibintu byari bikaze ku ishuri nari mfite umuntu umufasha mu byerekeranye no kwiga gusa yego yishyura amashuri yonyine ariko ibikoresho bikaba ari je bireba wabikuye hese gaso tuvugishije ukuri no kugenda ni nk'uko kose warabonekewe kwa kundi Imana iza nyine kayitamo gukubitana nk'uko ngukingi yidubuye ariko uyu munsi wabonye umuceri wabonye amavuta nabibonye byose uyu munsi ugomba gukaranga n'abaturanyi bakamenya ko kagasonga Imana yahageze ahubwo ngize n'Imana no hari n'udukwi ratukubita urukaranga cyane nose urabyitekera ariko nako tube kuri wa mbere agapirawo bose gakora neza cyane urabizi ndabyibutsa gatoye ho guteka ari uwa mbere gasongo rero yenda hari abantu badukurikiye kuri uno munsi bajya kutubona bwa mbere ntabwo bazi ngo kubera iki turi hano ese kubera iki byagenze gutya ni gatoya cyane yenda kugira ngo tuse nko tubibutsaho ubundi gasongo uri muntu ki mu buzima busanzwe ese ko uri kumwe n'abana wenyine uyu munsi kugira ngo tuze kumva nyirizina n'umuntu udukurikiye aze kumenya byibuze aho ubuzima bwawe uyu munsi buhera naho buhagaze uyu munsi yewe nari mfite umudamu sheri wawe usa n'uyu mwana w'umukobwa barasa abatamuze bavure bahitamenya ko ari ukuyasaga ariyo mpamvu narabana mu ntwaye ari icyuki birangije rero utuntu twose nari mfite tumwe aratujyana nsigara gutyo nsigarana n'abanga aho gasongo wari umukirano mu ruhango ibyo narabyumvise nari mfite akadepo nacuruza gudusaka n'udushyimbo ubundi se byatangiye gute ubundi harya watubiye kuvuka i Butare waje kugira hano mu ruhango gutyo ubundi ubuzima bwe mu ruhango buteye gute nyirizina mbere kuzana n'umugore kuko urumvazanye umugore ufite umufungo ufite nabanje gukora inaha naje ntambara irangiye ndera abana b'imfubyi ahantu bamaye akazi nkagendererwa mbana b'imfubyi nkabareraho twadufaranga ngenda ntubika nza kumushaka nyuma rero maze kuyagira ntangira gucuruza nahereye ku mapeteroli ndazamuka njya ku masaka ifu y'ubugari bizamuka buryo ari byo bwite wari umaze kugira amafaranga afatika yari bikomeye wari ukomeye barandahiye ati uriya mugabo mwari muri kumwe ati yari umukire ahubwo wari wanze kumenera iryo banga ko ari umukire ukomeye barabizi benshi kuko namaze igihe nkora naje kuba gutya nyuma maze kuyabura nshika intege kwitinyuka kumva ko ugomba nawe kuvuga ati ngomba kuzana umugore ni ikintu cyakoroheye muri yo kugira ngo cyaryoheye kubera ko ni n'umuryohe wari ufite icyizere gute rero yewe numvaga nta kibazo mfite kubera ko nari mfite udufaranga nashaka kuba nkahabona nkakodesha nkagera gute ndavuga ati reka ngize imyaka za 38 ndakamushaka uhita umushaka gutya ubu se ibaye 70 abantu ukuntu bantwerereye barantwerereye uko ubona ibi bimeze wagira ngo n'Imana yaje ibimenaho abantu baranyweye bagera gute bararya yego ibintu bigenda neza cyane noneho nza guheruka ububi kabigaze ko nk'akeza umugeni wawe uramuzanye murabyaranye umwana wa mbere mubyaranye wa kabiri n'uyu wa gatatu ari n'uwapfuye wa kane witabye Imana bose baba baraje umudamu muri kumwe barasa abantu bamuhindurira baramuhinduye nose amafaranga ntiwari ukiyafite wari ugize uyabura mukimara no kubona amafaranga yigize ashira ntabwo yashize nari naramuranguriye nawe ibyiwe asigaye yicururiza ngiye ngakorera umuntu w'umukire ibya bindi naranguye akaba ari ubicuruza nibyo yaje kujyana rero arateruye amafaranga arateruye nari mfite n'akabanza mvuga ngo nzubaka birangije agenda atwaye amafaranga y'abandi nacuruzaga ndakagurisha kugira ngo wishyure usigara gutyo n'abana mwari muri kumwe bari bakiri batoya nyine ngo ni inzira ndende y'ubuzima twagarutse ku bijyanye n'ikiganiro twaganiye bwa mbere ni inzira ndende rwose byabaye ibibazo cyane uyu munsi rero gasongo ngire ngo bitewe n'ubuzima ubamo n'imibereho yawe ku ruhande rwawe gufasha bano bana kugira ngo bashe kubona ibyo bakeneye biturutse kuko wowe ububayeho birakorohera mbese muri make nagira ngo utubwira ngo uko bimeze kugira ngo n'umuntu udukurikiye asobanukirwe kugira ngo ubashe kubona uko ufasha bano bana haba mu mibereho ndetse n'ibyo babakenera buri munsi kurabona n'abana bakizamuka bagusaba byinshi ubushize waratubwiye ngo uyu nguyu harya bagusaba iki uyu ibyerekeranye bimwe byo gusiga kurigeze reka narabimwima nyina yari yisize barangije baramunwa none se nawe yisiga bamugutware koko ntabwo bishaka nabanze yige bira ntabwo byaba byiza cyane kubafasha rero ari igihe ntombora yego
nk'ubu bufasha nk'uko nkadutwara neza utwo umuntu amaye nkadutwara neza ku buryo bagenda babona ikaramu bakabona ikayi babona icyo kurya n'aha muri uru rugo mba nabo bakadufasha bakabafasha nimba bakuye ibijumba bakama bakura imyumbati bakamaho ikintu cyose nuko tubayeho nta kintu no kugenda no gufatana urunana mukagenda muzamura na by'umwihariko tunashimira n'abantu bose bagenda bagira uruhare by'umwihariko n'uyu muryango wakwakiriye ni ibintu byiza cyane mu ruhande rumwe ngire ngo nawe hari byinshi cyane ubashimira cyane ahubwo binarenze aba bana se ubu ngubu tuvuge n'urugero bino yenda ukuntu babije utabiteganije ubu urumva uzakomeza gutega amaboko kugeza na ryari cyangwa se gutegereza icyo Imana iri bukore kugeza na ryari kurumva abana barimo baragenda bakora ejo bazaba gusaba ibindi birenze uko bari kugenda bajya ku rwego rw'imyigire igiye itandukanye bizagenda gute ariko nanjye ikintu nakoresha ni ukubifata neza nkagenda mbirira ku rugero nkoraho gake gake kugira ngo ndeba no hejuru ariko kugira ngo Imana y'Irwanda nze kureba kwiza kongera ikaza gutaha no kwa Gasongo by'umwihariko mu kuri se yenda kugira ngo turusheho no kugenda dusobanukirwa n'ibindi bijyanye n'imibereho yawe hari icyo ubitekereza nk'umuntu ugize kwikorera nk'umuntu ugize gukora ntabwo uyitekereza nk'ikintu ushobora kuba wakora cyangwa se ibyo bintu nibyo bintu bimbamo ngera ku muntu ucuruje amasaka nkumva nabikora nagera ko ucuruje ibirayi nkumva nabikora ikintu nakoze mbega nagera ko ucuruza udushyimbo nkumva nabikora nageze naho ncuruza n'amagi nyuma rero mbona n'imbaraga zo kujya kwega ko amagi burya no kujya mu masoko y'ahandi ariko ikintu nakwiyicarira gutya nkagikora ibitekerezo bifite ku mubare ndaroze ku mubare uraroze ariko no amafaranga gusa ifaranga ifaranga byo kugira ngo uzanyibe n'igiceri cy'icumi byaguhenda ntabwo ese buriya amafaranga ubundi akoze muke kubera icyo ushobora gusanga umuntu ntazi gusoma no kwandika kandi ugasanga we ahubwo azi kuyabara inote ntashobora no kwibeshya inote ya 500 ngo yite y'igihumbi none se hari umukire nigeze gukorera yego borodero zose reba idepo nka toni 30 yego z'amasaka n'ibishyimbo nacuruzaga njya kuyabitsa nkazana borodero gusa ko yambwiraga zo buri nkontorere za borodero tukazahuza n'aya mafaranga nagiye gucuruza kandi nta n'amashuri mfite utaza gusoma no kwandika gusoma byizanyemo ntabwo nigeze niga reka da byaraje gusa wagiye ko muzi gusoma ngabona izina ryanjye ndarisomye ukabanya icyo nakumva kana ko ngo yitwa gutya nkareba aho byanditse bakurikiza ya nyuguti yego nkahita menya kwandika rya zina rya wa muntu ni gutyo byagiye biza mu rugo hano se bihenda ubu haba ariko hari ubwo tuhaganira gushize wambwira ko ngo ugiye kuzajya kureba ngo meya niba ari meya niba ari vice meya nigeze kujyayo byagenze gute bya vice meya naragiye nabanje kubaza sociale arambwira ati kukubakira ntabwo tubyanze ariko ikibanza kiri he ikibanza kiri njya kubaza sociale w'akarere nabanje w'umurenge nawe arambwira ngo ikibanza kiri baza no guhamagara umuyobozi w'umudugudu ati koko yabona akabanza kugira ngo tuzashake na VIP cyangwa abandi bantu b'abantu bakoreye ibintu by'imiganda bamufashira amatafari arabwira ati nta kibanza afite iyo akigira natwe tuba twarabishyizemo uruhare tukamumbira amatafari yego mbese niba cyari kubura ikibanza hano se ikibanza tuvugenda ntabwo ari ikibanza kinini cyari ahantu ho kuba ariko byo kaba kangana urwara ikibanza cyo mu mujyi kiba kingana urwara ariko kiba gihagije niyo yaba ari inzu ntoya ariko ukabona ahantu ho kuba hitwa no kwihengeka ikibanza se hano kigura nkangahe bihagaze gute ubundi bigenda biterwa n'ahantu hariho hano hakurya haraho utanga 400 ukakibona no muri kano gace haraha miliyoni naho hirya ngaha hari ufite akabanza ka miliyoni urumva birahenze cyane nubwo usaba nko witarura umujyi hari naho nanone ujya hirya gato hari ahantu 500 magana ngahe gutyo ukakibona bakakubakira nawe ugatura yego ariko se aho twihariye ijambo abana banumvise babazi kuririmba babaki bakabanza bakadusuhuza nabo barabizi cyangwa bari bakwiye kubakira ese impano bayikuraye wasanga ari impano ariwe bayikesha yewe ubu mfite ubwenge bwinshi najyaga nanjye nkunda kuririmba utuntu twose bagahita badufata ko turirimbireho nawe rero gatoya yewe naririmbaga indirimbo z'abagatolika ariko kubera ko ntaherutse kubera no mavi izo bahinduye zimwe za kera nazo uheruka nazo bya kera uheruka baririmba gute uheruka baririmba gute heruka za zindi ngo nyongere rukwe nkahita nkurikirana ibyo padiri avuga nanjye gutyo ni bweruka by'umwihariko rero Gasongo rero ni iki kintu wabwira abantu batandukanye badukurikiye by'umwihariko uyu muntu wavuze ngo uyu munsi ndashaka gusangira na Gasongo n'umuryango ikintu namubwira uyu mutima rwose Imana izagumye murinde
awukomeze kukana nkuye noneho babyita no muri gashogoro kandi se niho nawusaba ntiyakwemera ko njya mu bishyimbo bye yego ubusaba bwakwemera ko njya mu bishyimbo byawe byabyutse kubera iki naherera mu zo kubiri batase bagushaka bakakubura ubu hari umuntu wakwemera ko mugira mu bishyimbo ze ujya kwikuraho mu ujya kubivunjura ibyo Imana ibikuyeho nizere ko yenda bizakomeza kugenda neza by'umwihariko rukana n'agatelefone kawe se nimero za se urazizi ndazizi ariko sinjya zifata mu mutwe ziba zirimo mugira ngo yitabe nuko rero by'umwihariko nk'uko banza dusuhuza umwana wese n'umisa asobanutse mu mutwe arasobanutse uyu nguyu cyane harya ngo ntabo wa mbere abo wa mbere uyu nguyu n'uyu nguyu akaba uwa mbere bose baba mbere bose baba mbere gusa ntibajya gutsinda muri segonderi uzabona amafaranga ubishyuriye gaso ese wagize ngo ntibyabonetse ubu wagize ngo uyu muntu dufashe neza buri baramutse batsinze ntiyahita bikora se ntiyahita akora umuti ngo bitanga no gukora umuti abashatse nabatwara bakajya kwiga aho yegereye wabyemera se ko babajyana nabo twari iki umuntu yakugirira neza gutyo ukamwe mu mana wabuhemutse kabiri ntabwo nyemeza ukanijyanira nanjye nkabasanga nawe ukabasanga mukibanira neza emeye amakuru neza twaturutse papa aratuguze natwe yaguze uradukunda se ubundi kubera iki se udukunda nuko dutuma mba mwiza uruneze ubundi uri mubi batwita uduki udutiro yego rabero yego urashaka uzajya twisiga nawe ninde wabonye twisiga ukabona yabaye mwiza se nakavuga ati nanjye ngomba gusa n'uriya ndababona banyura hano beza pe ukavuga ati nanjye ngomba gusa n'uriya ninde se watubwiye ko ari udutiro n'uturabero naratubajije baratumbwira tugura ngahe ntabwo mbizi none se kuki ushaka abantu batwisiga ubona atari abantu bakuru none se kuki ushaka kutwisiga kandi wowe ukiri mutoya byango ndebe nanjye niba twakubera warigeze mu wa kangahe mu wa gatatu uba wumva se ushaka kwiga ukazagera ku kintu ushaka kuzaba umuntu umeze gute kugira ngo ufashe papa wawe nk'uko nawe yenda yabafashije mugafatanya mu buryo butandukanye mu gihe mama yari amaze kubasiga numva nzaba umuganga ukajya uvura neza pe umuganga uzi ninde hano umuturanyi hari haruguru hari umuganga hari uwitwa mama Fidela Dororoza wa ruguru aho begeranye hari n'abandi bavura ku kavuga kare hakurya arabahaze yego by'umwihariko rero abantu bano babasuye se urabona ni umuntu wadutumye bati reka nsure uyu muryango uyu muntu we wamubwira iki ku ruhande rwawe bitewe n'ibyo ubona yenda bakoreye n'ibyo bari gutegura kubakorera ikintu namubwira umutima rwose ntuzahinduke ajya ahora agira ubuntu ibintu byose bigende neza hari cyose yenda bikwibukije cyangwa se hari icyo bigufashije muri wowe kubona ko ari umuntu ushobora kuba bakunze akagira n'aho abagenera ikintu kimeze gutyo uyu munsi ikintu nabona wamubwira by'umwihariko usibye ko umutima ntuhinduke iki kintu byo bikweretse ni ikihe runo rukundo uyu mumama aberetse nyuma y'uko mama wanyu abasize uyu munsi akavuga ati reka nangire icyo nsangira nawe uyu munsi ikintu binyibukije mama yaranyonyeje pe ariko hari icyo atamariye ni ukuri nk'iki atakumariye yarakonyeje ariko hari icyo atakumariye none se nyiri ruhinja yaranyonyeje ariko aho ngeze aha ibyo ntabwo akeneye sinabibona kuri we ni ibihe bintu ukenera kuri mama utabona rero sasa imyenda kurya byose ubundi hari bimwe nyine we ataguha kandi uba wifuza ko wakabonye mama akaba kuri hafi yenda n'izo nama za kibyeyi ziturutse ku mama nazo ziba zikenewe cyane urishimye cyane uyu munsi Emerance by'umwihariko hari ibyo wowe uri gutekereza se nyuma y'uko tuvuye ahangaha nyuma y'uko ubonye umunsi tugarutse gutya hari icyo yenda nawe watanga nk'icyifuzo papa ati nanjye nkeneye kuba nabona aho kuba se nk'ikintu nawe wifuza biturutse ko yenda uyu muryango warabakiriye ariko nawo yenda by'umwihariko uba ukeneye ko hari byinshi cyane wagenda ubakorera ariko yenda ubushobozi bukaba bukeya dukeneye kumva w'icyifuzo cyawe n'ikihe ku muryango wawe nk'uko muri ahangaha gukomeza kwiga
Imana ikamfasha nkayarangiza nkabona akazi keza kandi gatanga ifaranga ritubutse. Amafaranga wumva atubutse ni nkayahe, ni nkangahe? Ni menshi nkangahe? tiriyari. Tiriyari ntabwo uyizi? N'amafaranga wakoreye tiriyari ntabwo uyizi? Ese gaso kuko n'amafaranga wakoreye wari utarakoreye miliyoni 10. Amafaranga menshi wafashe mu ntoki nangahe? Burya naramucururizaga. Iyo twajya kugura ibishyimbo ahantu hari igihe yazanaga miliyoni 6, 10 ukagenda uzitwaye. Uzashira aho twagiye kugurira akohereza andi. Yatwariraga rimwe. Ariko ukagenda ufite nk'amafaranga gutya mu ntoki kumva. Ariko ufite amafaranga bumva bose bubasumba. Kada ngira metero nk'ebyiri n'igice. Genda mbwira umushoferi ngo genda gake. Nimba wanze nta nubwo ubishyura gusa. Babarereza mikoro bapfa umunsi ngo ngiki mwana agendaga ucigatiye ifaranga. Nabaga metse igikapu ariko bagatega ikigingi yuko ko agenda acunga kugira ngo atagira umuntu unyegera ngo anakeshe kuza na shoferi. Yego. Ariko nyine kubera ko urumvaga nanabaruta kuko nige wari chef. Wari chef nyine utwaye amamiliyoni. Aho dusanze kugura kihene ngahita mbokeshereza. Ntabwo agati nutagenda neza. Nta kintu gusayidiraho. Nije boss. Niyo boss uyu munsi niwe boss. Numva ndaruta wa mushoferi kandi yese ndi kuri vorase nanayikira. Ariko nkumva ndamurusi. Uhura kubera akanyamuneza cya kinezero. Cyamunezero amafaranga. Manuel se bimeze bite? Manuel. Ese ko umuntu utari hano uyu muhungu wawe. Yewe mugabo bimeze bite? Meze neza. Harya kakarimba turirimba ubushize tuzano nakaye. Nubwo wagiye ukadusiga. Twanyundi mungirane. Harya nibo wayanditse cyangwa niba ndi wagiye ku ishuri? Yarinditswe n'umukuru. Wawo ndi mukuru wagiye ku ishuri. Uyu arayiririmba kuko ari uzi kuririmba. Aba bana bazi ubwenge bwinshi cyane. Ni impano yo kuririmba bifitemo muri bo. Yenda Manuel wowe se ku ruhande rwawe hano mu rugo yenda bureba papa byinshi cyane agenda akora n'ibindi bigenda bitandukana bigenda bigaruka. Uyu munsi umuntu arabayibutsa aravuga ati uyu munsi ngira icyo nsangira namwe mu byo Imana yampaye. Wese abibonye gute mwana? Nishimye cyane nabonye ari byiza. Harya mama we muherukana ryari? Ni kera simbyibuka. Ntabwo byibuka. Imyaka 7. Urumva ni imyaka myinshi ngo yarakiri muto cyane. Uyu yarafite imyaka 2. None se ucyagiye babasiga ku mupaka? Yamujyanye amuhetse. Abo yasize ni uyu nguyu na wa wundi. Uyu aramugumana amuhetse. Uyu se yaje kugaruka gute harya? Bose uwo undi mukuru wabo. Yego. Ubundi ku mupaka. Muhereze mikoro papa. Ubundi ku mupaka. Umuntu wari umujyanye. Yagiye kumubiza mu nzira itariyo agenda amutwaye amafaranga. Yego. Ubundi akageza ngo ahingiririza umukuru niwe wabimbwiraga kugira ngo azakunda ari ukuntu yabageze inaha. Yego. Noneho ku mupaka yahabataga yabaga yigiriye mu bindi nyine no mu bagabo n'iki simbise akabataho ngaho. Nyuma rero abangaba batangiye kumenya ubwenge ati turashaka gutaha. Murataye kose yapfuye. Nkuko yari yababwiye ngo ajye kumutwara abwira ko papa yapfuye. Ati yarapfuye. Umwe akavamo ati tugende twereka aho bamuhambye. Gutyo. Nyuma rero sinze ngo aho yaje gukura agati cyaraza ageze muri no mujyi wa Ruhango. Abarambika impande y'umuntu ucuruza ngo tuzanye bano bana ngo tugere ko ageze namubonye. Ngo abaramutse hagenda we. Hatagenda we. Ndetse baraje. Ese gaso yenda nawe ku ruhande rwawe nyine ngo n'ubutwari butagirwa na bose bwo kuvuga ati nabana banjye reka mbarwaneho kumeze mbafashe muri byose bakomeze kugenda nabo donc bagira aho bagera kuko uri kubajya batereka nkuri bishoboka byose ariko abana bige. Uyu munsi wowe niriye somo umaze kugira muri bino bintu wasangiza n'abandi bantu kumumaro ukomeza kwita ku bana nubwo waba uri mu bihe bikomeye cyane? Ubu ngubu uzi ko ntagiye no gushaka kuzigenza mbigisha n'igiswahili kuko cyo urakizi nzimo gakeya ariko bagibaza umunsi bagitagiye gukiga baje basanga haraka bamaze kumenya kubera ko uri umubyeyi ne wagize amahirwe yo gukandagira Bujumbura ugiye gutangira kubigisha cyane. Uyu munsi bushe tuza mwara turirimbiye yenda ndashaka ko tuza no kuganira no kuri bano babyeyi babakiriye tukumva ko icyo donc bavuga ku bijyanye n'imibereho n'ubuzima bwanyu. Uyu munsi bushe tuza mwara turirimbiye yenda by'amahirwe makeya undi
ntituramusanze yagiye ku ishuri ni byiza no kunguka ubwenge uyu munsi mudufitiye akahe gashya mufitiye impamba mwatuhishiye kugira ngo rero impamba numvaga bari bakwiye kubanza kakabyino kakandika barangiza kakandi kabo bihimbiye nyine kubera ibibazo bari bagezemo karimbo karagufasha cyane reka muhembe kurabanza kakuririmbira ubundi kwanza abanza karirimbe turaza no kubyira nyuma naraza kumuha oya nashaka mube mwicaye ntacyo tubanze babanze gasonga abanza kumve ko uragakumbuye kiri kugaragara cyo mwongeraho nakandi kantu aho karagushimisha karirimbye bakaririmbye nakandi kantu mwibagiwe kongereho nako bibagiye bakongereho yabonye ko ikintu kirano ariko sibyo ko cyatangiye kuvamo kubera nabona wari yapa na mafuta nubwo wagiye ukadusiga twabanyundi mugira neza nubwo wagiye ukadusiga twabanyundi mugira neza nubwo wagiye ukadusiga twabanyundi mugira neza nubwo wagiye ukadusiga nubwo wagiye ukadusiga twabanyundi mugira neza nubwo wagiye ukadusiga. iyi ndirimbo urayiririmba gasongo rwose urabona ko indirimbo urayifite nani bagiye kuguha amashyi uyibutse kare ni byiza cyane yenda gaso karame aba bana bawe mu buryo runaka nyine ngo yemena se nta nubwo azi ifoto ya mama we ubu ntabwo yamwibuka ko yari muto cyane afite imyaka 2 naho rero urumva ni uburyo runaka nawe uti naramurebye ngomba kubakana nawe ubundi n'ikirere somo waha abantu mbere yo kujya kugira ngo bajye gushinga urugo no kintu bagomba kugenderaho kubaka urugo batuyeho kubaka urugo atari ugukina ntabwo ari ugukina byo wewe kuzi morali nari mfite kubera amafaranga wari ufite gusa naracuruzaga ncururiza uriya muntu nawe agacuruza nahembwa nkamuha yandi akarangwa nkumva ubanza abantu bashaka nkumva ari umugisha ukomeye cyane rero ukuntu yaje guhinduka amafaranga rimaze kuboneka nakubwiye ko yagiraga igikapu bena cyahoraga cyuzuye yego ubwo rero amaze kwajyana niho nahise numva ibintu bihindutse abarundi nibo bavuga ngo ni umwana w'ubundi uramuha wihe ubwo nyine uzarangara kubaka yenda nk'abasore cyangwa se nk'abandi bantu bashaka kubaka bajya banza bashishoze gute rero wowe ikosa wakoze mbere kujya kubaka wabwira n'abana ati rino kosa muzaryirinde kugira ngo ibyambaye bitazababaho ni irihe kugira ngo nabyumve nta kosa nakoze ibyo byose byambayeho nyuma byakubayeho nyuma bwa mbere nta kibazo nari mfite byazanwe n'amafaranga n'ibyo byambayeho none se abantu bareke gushaka amafaranga kugira ngo abagore batazahinduka none se ko umuntu yashaka barangiza bo ku ruhande babandi nyine gutya bakajya bavuga ati urazi ko uko bamubonye ngo ariko nta soni kuko hazaga iribaye akaba aridodesheje aturiya ntimureshye nta nubwo mukwiranye ari abagabo ati ubundi waje tukajya kwibera n'i Kigali aho bavugira ngo amarangamuntu ngo bayafate bajye Bugande bose batangira kugenda gutya nayo nuko yagiye gaso by'umwihariko rero reka tugushimire sibyo ariko nagira ngo twumve yenda hari ibyo watanze ibyifuzo ni cye kintu yenda kiri kukugora mu bijyanye n'imibereho yawe haba kuvuga ati ngira icyo nikorera ngiraho kuba cyangwa se nk'ibindi byifuzo runaka ikintu kingora ni ukubera kugumya nicaye hamwe ariko iyo mfite akantu nicaraho baze nkajya ngira na 500 yinjira urabona ko hari igihe umuntu asonza amara nk'iminsi 2 nta kintu arabona kubera ko urabona kurya ni ku isoko ariko iyo ufite akantu ukora hari na keya zaje ugomba gufata ya 500 na 200 muri keya buryo ugasanga biguhaye inzira nziza wageraho wihengeka byo bikaba karusho nuko nabambaye gasongo wihamye none yatuma gasongo yatugira metero enye yenyezo nyine nibyo byose ngire ngo ni byiza cyane rero reka
tugushimire Gasongo kandi nawe ukomeze gukomera n'ibindi byose wifuza bikomeze kugendekera neza ibyiza biri imbere reka Gasongo ya rwose nabibonye ubu icyizere nakigize icyizere cyagize kandi kizakomeza no kwiyongera cyagize rwose ndaza kureba aho najyaga mpagarara ndebe ko ari akaruka kwiyongereyo nka santimetero ariko nageraga kuri iki gipata reka ndebe ko ari nk'akaruka ujye kongera urebe se ko ndebe ko hari akantu niyongereyeho kubera ubu ni akantu karenga hora wapuka ukiyongereyeho warirenzeho kano karahagije rero nimara gukubita ku muceri no ku cyayi ibintu zabimeze neza aribe abantu batekeye barye urumva bakarangire umunsi uteka agapirawu imana iragahora isingizwa ibihe byose kuko nabibabwiraga rero ni aka kanya dufashe kugira ngo turusheho kugenda tuganira mu buryo butandukanye turi kumwe rero n'umupapa wakiriye uyu muryango wa Gasongo n'ubundi ngo twabivugaga no kugira ngo twumve nyirizina uyu muryango yawakiye ryari ese yawakiye gute bimeze bite niyo tuje kuganira ariko reka abanza twibwire muraho neza yego mu ruhango muraho murakomeye murango turakomeye cyane ruhango ikeye cyane ahubwo twahageze rero n'ubundi tuhisemo kuganira namwe tunabashimira ko muduhaye akanya kugira ngo tuganire twagira ngo tumenye ese mu by'ukuri nyirizina uyu muryango wa Gasongo mwawakiye gute ariko nagira ngo mumaze mutwibwire kugira ngo tumenye neza munsi yo kuganira ninde nitwa Sanzintwari Alphonse ambuka mu karere ka Ruhango ni naho natuye ni naho nuye rwose ukuntu bari abana rero nababonye twarabanje Gasongo turakundana cyane mwari muziranye twari tuziranye ari abana b'imfubyi yego ubwo Gasongo ngira gutya kwa kunene namwikundiye nyiye bamuhaye ikibanza yego ikibanza nyimuhera ubuntu ikibanza aragenda cyubakamo ikibanza amaze kucyubakamo ashaka umugore yego amaze gushaka umugore babyana abana batatu bamaze kubyana abana batatu undi mwana wa kane yarapfuye bigeze aho ngaho Gasongo aza kugira amahirwe abantu dufaranga akajya acuruza abona n'akazi mu mujyi ari komeza aracuruza nuko mbese ifaranga amaze kurigwiza umugore neza ariko umugore yigendera abaze niba ko umugore yaramutera agenda neza umugore amutari yigendera ahangore yamaze kuba igitonore yari afite umugore mwiza cyane yari umugore mwiza yari ikirahure cyane yari mwiza cyane ubwo umugore agenda n'abana arabajyana abana barabajyanye hagenda hashize nk'imyaka nk'umunani yego tugiye kubona umugore abana arabazanye abana amaze kubazana abatereka mu isoko Gasongo we ntiyari ahari Gasongo ntabwo yari ahari ahubwo mwibye amafaranga menshi ntabwo yagombaga kugira ngo amubone kare Gasongo yari no kumuhitana ahari ubwo bigeze aho ngaho abana amaze kubazana mu isoko abazana aho twacururizaga mwebwe arangije abana abwira umudamu wanjye ati hari ibintu bagira hano haruguru mu isoko ati ngiye kubizana ati abana bantu usigara ubandebera ndaje hari ibintu ngiye kuzana mu isoko kwa umugore yaramubwiye ati umugore yagiye ndaryo ntiyagarutse Gasongo cyo yari ari hehe kuko urumva umuntu aramaze kwibwa amafaranga ngire ngo yari intambara itoroshye kugira ngo yongere kubona uko atangira ubuzima Gasongo icyo gihe yari ari hehe nyirizina Gasongo yari rero ubwo Gasongo amaze kumuha amafaranga ubwo Gasongo ajya gucumbika agiye gucumbika ubwo ndeba Gasongo aho kugira ngo akomeze yandarare nabo bana bakomeze bandarare abana mbese ubwo abana umugore abana twakomeje turabazana aba tumaze kubazana hano ndeba Gasongo n'umugore Gasongo kugira ngo nakomeze ujye gucumbika wandarara muze mugi wanje ndabahinze umujye mwiberamo n'abana bawe wegera abana bawe ujye ubamenye nta kundi ugomba kugenda nibyo ubwo rakubititse nibyo nyine Gasongo azabe wanje gutyo mbese n'abana bimbatunga gutyo abana mbese bazi n'ubwenge cyane bihagije abana bagera mu mashuri abana bariga uwo yigeze mu mwaka wa gatatu ndageze mu mwaka wa gatandatu mbese abana ndakomeza nkajya barihirira nabona udufaranga barihira nasa akameza akabacira inshuro gutyo mbese yagifite agatege abana mbese mbatunga gutyo na n'ubu abana nyibatunze yego nta kintu tegeze bamfashaho ninjye wabitungiye ku giti cyanjye nta n'ikiragiye kubasabirizaho none mbonye Imana Nyagasari mbonye Imana indutse iraje Imana iraje rwose kwa no kwihangana kw'aba bana
rwose ngize amahirwe dore Imana iranandutse, Imana yabamfashije rwose. Mbanje gushimira Imana Nyagasani gusa itumye ibamira n'icyo kurya. Nukuri. Mbanje gushimira na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibyo yankoreye birakagira Imana. Igiye kweye bagiye no kubyibuha ahubwo. Bagiye gushisha bagiye ahubwo bazanarambuka. Bagiye kurambuka, bagiye kuba barebare. Bagiye kurambuka pe. Nukuri kandi byose biraza gukunda. Yenda nagira ngo twumve mu ruhande uyu muryango yenda mu gihe mumaranye kuva mwatangira kubakurikirana mu bushobozi bwanyu mukajya kubakorera ibyo bishoboka byose, niki kintu mwamaze kuwubonamo? Ese mu mibereho yabo, mu migenere yabo, uyu muryango wa Gasongo n'umuryango ubundi umeze gute? Ese n'umuntu wakenera kukunganira yenda kuvuga ati ndabari muhanya nko kuba ari kwera nubwo atari ibyawe n'Ugasongo aravuga ati nanjye ne kuba ati nanjye kubona no kuba itwa hanjye, uwakenera gufasha Gasongo ubundi yahera kuki? Yagenda yamufasha iki ubundi ubona akeneye kuruta ibindi byose? Gasongo ikintu wamaze kumufasha bwa mbere na mbere, ubundi Gasongo abonye ahantu aba akabona inzu n'ibindi byose yabishobora kuko azi ubwenge cyane birenze, azi gucuruza ku buryo bigeze no mamarise bigeze gushaka abantu bazi umunzani bafata abantu batatu Gasongo abo wa mbere. Oya ku munzani yabaye uwa mbere. Yabaye mu kare ko byagenze. Areba ku munzani ukikora. Yo ndakuye ku munzani araroze. Abonye ahantu aba akiwenda Imana ikagira akikongeye kamuka akabona nk'uduhumbi nk'ijana. Niyo yashyiraga karito hariya abana be abatunga bafite naho baryama. Nukuri. Rwose Imana idufashije. Akabona ko kabaza akabona inzu wenda icyumba na saro. Icyumba na saro kirahagije. Kuri we. Imana ikamutera inkunga akabona ibihumbi 100. Uyu rwose Gasongo niyo yatera karito hariya. Nawamuvuga ngo aramukura ngo vangaha. Reka. Abonye karito. Nukuri. Ikarita kayibona yaba byarangiye. Ibyo byose byaba byarangiye. Abonye icyumba na saro, icyumba kimwe na saro, akabona ikarito. Yego. Icyo Gasongo mwifuriza nicyo koko nanjye ubwenge bwe ndabuzi. Burasobanutse kandi nushaka oya sani umubwira icyongereza wumva ukiri ku mutwe umubwira icyongereza wumva. Ndaje tukivugane. Mubwira icyongereza gusa wumva. Igiswahili mubyuvuga wumve ko atakurusha kandi ari warize. Ayo yararuzi. Ni mwiza cyane. Ku cyongereza ku mashuri byose arabizi. Turagushimira koze cyane. Ariko ngize amarwa nkabona wamumera gusa ahataha. Byarushaho kuba byiza cyane. Ndashaka kuba byiza cyane. Twizera ko bizagenda bikunda byose. Iyo kandi byatangiye. Yego. Iraba kwangu timwivunika. Iraba kwangu timwivunika. Yosefu baramwanze baramugurisha. Ageze aho bamuguze abigikomangoma. Iraba kwangu timwivunika. Iraba kwangu timwivunika. Yosefu baramwanze baramugurisha. Ageze aho bamuguze abigikomangoma. 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 Awari kwambura yakutera intebe wakwicaruke. Oh yaguhaye ijambo. Awari kwambura yakutera intebe wakwicaruke gama. Yaguhaye ijambo ninde wari kwambura yakutera intebe wakwicaruke gama. Oh wakwicaruke gama. Twagiye dukomeze komeza. Tambira Imana wongera uyitambire. Tambira Imana wongera uyitambire. Tamba we. Tamba sha. Tambira Imana wongera uyitambire. Tambira Imana wongera uyitambire. Tamba we. Tamba sha. Tambira Imana wongera uyitambire. Tambira Imana wongera uyitambire. Tamba we. Tamba sha. Tambira Imana
kwambuka inyanja miri y'amareba uburebure bw'iyo nyanja miri y'amareba ubugari bw'iyo nyanja miri y'amareba uburebure bw'iyo nyanja arahaguruka afata inanga maze atangira umurimo wo gutamba hari impamvu si ukwihangishaho hari ibyo tuba twibutse hari aho twavuye hari impamvu dutamba si ukwihangishaho hari ibyo tuba twibutse hari aho twavuye. urakoze cyane mbeshye nteri iyi ndirimbo iyo yumvishije muri wowe hari ukuntu yenda bisa nkaho bikwibukije bikakurema n'agatima. Ese ubu kuva hagera ntaranaguhamagara nukuri sinzi ni naherereye ubwo wabonye telefone ndabizi ari buguhamagare tugiye kuyandikaho araza guhamagara noneho narangiza arakubwira ati gaso nashaka ko twongera tugasubirana tukirerera abana imyaka 7 akandira umucerira uze nawe umuha imyaka 7 amaze gushaka abagabo ngo 10 abagabo 10 ayo makuru urayafite. Hari ikibazo ariko niyo mugabo wa mbere w'ingenzi umugabo wa mbere burya nkuko banga ijambo ni irya mbere uko tuzabyiba ture cyangwa se n'ibindi byose harya navuze ngo uramuzizayo undi mugore ngo yamumena ijisho ngo yarimeneramo ukabwawe ni seriye cyane. Ese ari nyoko ntabwo warimera Parese nk'ari undi mugore ubigiye gishize nyo muri samubwirwa n'iki ari yuko ari nyoko wamubwirwa n'iki Emera samubwirwa n'iki ubu wazamubwirwa n'iki aje nkakubeshya ngo ni nyoko niko Emera ubu ntabwo ushaka gutera papa rwose asa n'umwana amufate neza rwose yongere nawe ukaturimeneramo iriki ijisho waturikandiramo uyu wese none se wowe wabigenza gute? njye namwihorera kuko uwa mbere ibyo yamukoreye arabizi nawe yaba ashaka ibindi bibazo oya mbese mwabonye isomo rikomeye cyane ntabwo mwatuma hari ikindi kosa ryongera kuba noneho nabantu bishigishiye nahita ndusoma nakagaruka reka tubashimire by'umwihariko dushimire n'umuryango wa Alphonse by'umwihariko wabashije kuba ahantu mu Kingusaya siko bimeze se byose bizakomeza kugenda neza uko byagenda kose tuzakomeza tugenda tuganira tukongera tuganire tugire byinshi cyane tugenda tugeraho kuko turi kumwe nta rungu muri rusange turi kumwe namwe turi kumwe n'abagasongo nta rungu wagirira hano ntaryo ujya kugira irungu nungo wagiye ukadusiga yewe irungu rikaba rashize cyangwa ngo Paulo na Sila ngo barabafunga kubera ubutumwa bwiza nabyo biragiye bijyana ingurukyo gasongo rero twaganiye byinshi ntabwo twaza kwivamo reka ariko dufata akanya dushimira umuntu watwohereje hano dushimire by'umwihariko buri mwe wese badufashe kugira ngo kino kiganiro kigende neza amasaha ari kugenda yicuma gasongo nawe kubita ipirawu niba ngombwa turagenda tuyiriyeho cyane rwose nk'umuntu mpuzamahanga watetse ndavana ndiye kubiryo bya gasongo kugira nzagenda mwirahiye cyane sako kanya nshakira ikimamiro ubundi ni iminota nashaka ikimamiro ni iminota hapo n'amasafuriya nabonye yogeje amavuta arahari byose amazi arahari ibirungo birahari cyose kirahari namwe mudukurikire rero mukomeze kugira ibihe byiza niba ufite akanya fatana imira gasongo aho ngaho umuhamagare ni igitekerezo ni inama byose ugenda bimusagiza kugira ngo amenye ko bizajya bigenda gahunda zose zikomeze kugenda neza. Ni Impanuro TV ni Passion kwizera muzakomeza kubana natwe mu bigiye bitandukanye kuri kamera mari kumwe na Eric tubifurize amahoro n'imigisha mu byo mukora byose murakoze cyane Imana ibahe umugisha.